Nago numva kuntu Eminyawe yafata iminota 40 akitereka ikiganiro agamije gusebya agamije guharabika no kuvuga nabo umuntu witwa Alex Muyoboke. Byo nago mbizi ni Kasuku nyine ubivuga. Nge naje numva bavuga ngo Eminyawe nago yize niko ninje mu kibuga numva bavuga. Ariko nge nareba na judging na control ngavuga ni kwiga wenda bishobora kutaba ikibazo cyane mu gihe umuntu ari talented wenda afite n'ubwenge karemano. Sibyo? Eminyawe birahoje biteye n'agahinda. Yoranze mu kibuga numvaga bavuga ngo Eminyawe nago yize. Musana ari kuza akagwa amafaranga ugenda uvuge runaka ukaza ukamuvuga ukanamusebya ukamuharabika amafaranga ukayakenyerera akagutunga wenda ukwezi ariko numenye neza yuko uri murica music yazaza. Iby'amatimu mubishire ku ruhande ahubwo ari mushaka uko showbiz nyarwanda itera imbere mureke tuvuga ukuri kuri muri showbiz nicyo kintu gikenewe cyonyine sibyo nagari Dumba wenyine twumvisha avuga kuri Irene avuga ko ari umugome. Urabyibuka kuri Saga Bosco impano ku muntu witwa Pastor Claude bavuze yuko witwe nabo kubisa ama striker ndetse ashingiye ku mafoto bakoreshaga kuri thumbnail ndetse bakubita striker hafi yo kubasibishiriza ama YouTube channel yabo. Bivuze ngo nagari Dumba wenyine tubonye uvuze ku muntu witwa Irene kandi Dumba mu masaga yivangamo rwose muri Saga Dumba yivangamo sindamubona yivanze muri saga zitangaza makuru. Nibwo nawe n'umuntu witwa Emirene nabwo aje kureba match bisanzwe. Irene nta twe twahurira nta kiganiro twe twakorana yewe nta muntu utifuza kujya kwa Irene muri ndabakize muri iki kibuga akorana na kwandikiye ntunsubize cyangwa se nkandikira uri mu cameraman wawe nimba Ruseni uze ngo umwe ashakira maramuko n'amarongo muri views yakuye mu bantu sibyo undi agashakira maramuko n'amarongo mu gupromoting ibintu runaka ubwo numvishe Dumba yakana ngo ngiye no showbiz nyikora kubera urukundo ngo nago nagatinzemo amafaranga natwe kuba tuyikora n'urukundo ariko tubijyaza amafaranga bro nago wakora ikintu udakunze sibyo ikindi kintu niba tujya tubona uposting ngo te Bruce Melody cyangwa se The Ben ngira amafaranga yo wama yarashize kugira ngo bora in promoting igere kure bisobanuye iki bivuze ngo buretse nibyo na TikTok nawe usigaye ujyeho cyane mu minsi yashize nabonye batangiye kujya uyizana n'abahanzi muri mabwira ati Muyoboke inzira yo gusabiriza birangwa byita gusabiriza bigezwe gusa byaranane nko kabyaramwe. Hari urwego rw'abamanager hakaba n'urwego rw'abantu baza kuri ifoto ku bahanzi. Icyo navuga kuri Bajrama ijambo rya mbere nakuvona nshaka wena yita nkuvaho no kuri igicucu urumva hari umugani baduciraga cyera uvuga ngo utazi Bajrama sinzi ubwenge bucyagize yibagirwa igihugu yavukiyemo igihugu cyamukujije ugasebya igihugu cyakubyaye urumva ukaza ugasebya abayobozi b'igihugu cyacu dukunda bivuze ngo nta bwenge na buke ubugira baravuga ngo umwami yahaye amata ngo nimba ari bo ngo bagize gute bivuze ngo Bajrama arabyicira amuvugaho gusa umenye yuko uri igicucu Bajrama umenye kuri igicucu ntago numva ko ikiganiro wakoze n'ibintu wakoze wa mugane warishyuwe. Kanongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze mwebwe mukunda ibiganiro byacu. Iyi ni Novo Empire ngewe ndi Soyinka nk'ibisanzwe once again nongeye kugaruka ndi kumwe n'umuhungu yitwa King Ira niwe turi kumwe nonaha. King Ira umeze ute? Mujye muvuga introduction z'abantu byibura munazisoze uje kwavuga ngo King Ira abantu gwenda ari n'ibindi bakeka sibyo nge navuze yuko mu mazina yanjye King Ira nshobora kuzisanga narikuyemo ariko mu gihe ritaravamo kugira ngo nandukane n'aba King Platinumz nandukane n'abitwa ba King Band hari abandi bantu King Lewis abitwa ngo ba King Puzzle abitwa ngo ba King Lewis mu gihe rero ibyo bintu narabikora nararihindura izo ngo ni King Ira inkuba ku butaka ene muri showbiz umwami mihanda inshuti aba diaspora n'abanyarwanda mu gihugu mu ndani wongera yuko ndi umwana w'igihugu ubundi njyewe uri umwana w'igihugu ariko nge ni proud urakubura hari ikintu runaka ufite cyangwa se nukuba hari ikintu runaka wakitirirwa urumva biba bitandukanye na wa muntu uba uri proud yacyo sibyo nge ni proud y'igihugu niyo mpamvu nabyongeraho yego reka ariko ufite amazina nk'ayishoka amazina yawe narashyira umunyamakuru cyangwa umuntu ugiye nagara amazina ubundi dore abantu benshi batabisobanukirwa se icyo batanabyumva hari urwego
imyumvire yabo ibiriho sibyo iyo ntabwo ari amazina mifata nka introduction kugira ngo mbe nandukanye n'umuntu witwa Yago Pondate agira introduction ye kandi nziza kugira ngo mbe nandukanye n'umuntu witwa Benovio agira amazina menshi muri introduction ntabwo aba ari amazina kuko niyo ugiye kuranga platform zanjye abanditseho King Ira Rwanda gusa ntabwo abanditseho ngo King Ira ngo Rwanda nge ndeba kurenge ibiki n'ibiki wapi andi mazina aza muri introduction mu gihe ugiye kumvikanisha cya kintu cyawe mu gihe ugiye gukora ikintu kugira ngo mu matwi y'abanyarwanda kize kujyamo bacyumve neza bagifiringe cyangwa se unagaragaze yuko ibintu ukora nyine ari ibintu uzi yego uko bameze umeze neza ariko ndashima Imana ndabona ko muka bazima turi ku cyumweru ikindi gihe ikintu navuga yuko umwaka uri muri rukanga cyangwa se umwaka twawinjemo kandi ko tugeze mu kwa gatatu ka memu bivuze ngo cyangwa bikunde urimo uragenda urangira nta kindi gisobanuro rero kuba umuntu agihumeka umwuka w'abazima kuba umuntu atari mu nzu y'imbohe nk'abantu kuba utarwaye niyo waba urwaye nako hari indwara buriya ushobora kurwara ariko n'ibiremereye cyane kuba nta nzara yakwishe ngo uvuge ngo byibura inzara yanyishe ku rwego mbibonaho cyangwa se iki jya ushima Imana nicyo kintu cyonyine nawe ngo meze neza umuntu ashobora kubyumva uranagusubiza urase mu mufuka hameze nabi uvuga ko umeze neza mu mufuka hameze neza hameze nabi ariko ufite icyizere cy'uko aramera neza ibintu aba fresh nanone buri ari umuntu mu mufuka uba utameze neza noneho n'ubuzima nabwo butameze neza sibyo ntago amafaranga ari abayatunga bakayagira hari abayabura kandi n'abantu bafite amafaranga hari andi bifuza kugira arenze kuri ayo ngayo bivuze ngo kuba utagira amafaranga ntago ari igikuba cyacitse ariko itegeko ugomba kuba ufite amafaranga irindi tegeko ugomba kuba byibura ugerageza kugumana ya mafaranga ufite atapfa kukuva mu myanya y'intoki nubwo bamwe bitonanira amafaranga y'i Kigali ngo azagenda ngo abameze nk'umushyitsi ntago ari nk'umushyitsi buriya amafaranga azagenda abagomba kugenda rese mu ntara yagiye aza akagenda mu ntara impamvu amafaranga bavuga ngo ntagenda nuko ntayahaba nese nibwo tumwe ngo mu ntara kwivugira umwana ngoranga ikintu kibi ngo nabonye muri Kigali ngo nuko ngo amafaranga aza ariko uko yaje akari kagenda buriya no mu ntara ikintu kibi nuko amafaranga yarakwiye kuba yaza ngo agende ahubwo atanazi urumva ugasanga umaze amezi 5 ufite ubukene urumva ufite ubukene ukibaza uti ari ukuba ahantu mbona amafaranga akagenda no kuba ahantu nabona amafaranga byagenda biti yewe yageza akagenda yaza nimesha akagenda pe kuko nubundi uko yagenda kose ntago uba wayajugunye ntago uba wayataye uko byagenda kose ni mu bintu byubaka umubiri ni mu bintu byubaka ubuzima mushobora ati rero ngo abanye amafaranga ngo yajyana muri ibi ngibi biki n'ibiki hari icyo bita gusesagura umuntu ashobora gukora ukabona ko yasesaguye neza ijana kuri indi ariko nanone hari icyo bita byibura kuba wowe ubwawe uriho ukamenya agaciro cyangwa se ugasobanukirwa ubundi ubuzima bwawe ni ubuhe cyangwa se umeze gute kuba uvuga amafaranga ukavuga ngo nabonye amafaranga nsohoke cyangwa ngo yashize ibiki n'ibiki bibe kabiri ariko ubwa gatatu uzabyirinda kuko nibyo ngibyo ukoze birimo birakubakira Kigali bakunda inzoga bakunda gusinda kandi bura gusinda ngo nta uyidasevinze izo wagasindiye wazasevinga se byo wagakwiye kuri nibyo nakubwiraga buriya gusevinga kuvuga ngo gusevinga mujye mu bitandukanye no gusinda kuko kano kanya mugiye kureba abantu bafite ubutunzi bwinshi bafite amafaranga ushobora gusanga banywera amafaranga arenze ayawe soyinka ayo nzuze yose kuko nimba ujya mu kabari ugahera kuri ya macupa byibura wakabije hari utuwayini tugura 12 akaba ari twuheraho hakaba ari umukoboye winjira mu kabari sino mu kabari ni mu bar mu hoteli agahera byibura kuri wayini ihagaze $1,000 urumva uwo muntu afite amafaranga kandi anashora amafaranga arenze ayawe bivuze ngo twamaze kumenya yuko kubaho ni rimwe gusa ukagomba kwizigama kugira ngo ejo utazaraburiza urumva nago mubwiye ngo bona amafaranga oya nago mubwiye ngo baho nkuzapfejo ariko nago mubwiye ngo bona amafaranga wiyime sibyo wisesagura ariko winiyemo ubute nimba byibura wenda nabonye nk'ibihumbi 200 ku kwezi ese ngwemo ibihumbi 20 nkagenda nkajya hano nkaruhuka mu mutwe nimba ari ako gafanta nkakanywa urumva nastembere n'ibiki ntago ari ibintu byatanje King reka mpite nkwinjiza gutya uri muri showbiz uri umwana wa showbiz ubundi mu mihanda ejo bundi derutse kubona uwari manager w'abahanzi benshi harimo ba Safi Madiba ba Mbanda ba Marina n'abandi benshi bari bafitaye uruhare rwinshi hano mu muziki yagize gutya akora ibidakorwa ajya kuri
Instagram live avuga ariya magambo biriya bintu wabibonye ute cyangwa wabifashe ute? Bwa mbere ndahera ku kintu cyitwa kuba umuntu yaramanagenza abahanzi, urumva ntabwo mufata nk'umuntu wigeze managinga abahanzi, mufata nk'umuntu waje gukoresha uburetwa abahanzi cyangwa se uburoko kugira ngo abazamukira bubakireho izina. Kano kanya umuntu witwa Ishimwe Kerema, yego Ishimwe Kerema wo muri Kina Music, amaze imyaka myinshi azamuye abahanzi benshi, ariko kano kanya we Soyinka mushobora no guhura nunamumenye kari we. Bivuze ngo kumanaginga no kurira ifoto ku muntu ni ibintu bitandukanye, sibyo? Nibyo koko yarafite amafaranga yaraturutse muri Amerika, birumvikana afite amafaranga n'umwe ashobora kuzana mu Rwanda akayenjoyinga mu bisanzwe. Ni nkuko ari guhamagara Jepora akamublessinga, ni nkuko ari guhamagara Marina akamublessinga, ni nkuko ari guhamagara Safi Madiba akamublessinga. Bivuze ngo we yazanye amafaranga ahubwo ayifotozamo, kuko kano kanya abantu bose twavuga ngo yagiye kumanaginga ni igihe ureberera inyungu z'umuhanzi runaka. Ko iti uno muntu ko mukuye aha ndamugezayo, cyangwa se amafaranga ari kwinjiza turakontora gute kugira ngo abe yabyara umusaruro. Kano kanya uwitwa Marina urwego ariho no kubera Badrama, yego, ariko kano kanya urwego Safi Madiba ariho no kubera Badrama ntago ari we, kuko twamenye Safi Madiba muri Urban Boys yari afite izina, twamenye Marina Debora ku gihe cya Coste namuzana imihanda akamumurika, sibyo? So wambwira ninde yafashe se? nta muntu yarafashe Mbanda. Oya Nambanda yari umuntu uri aho mwapukani Nambanda Mbanda nawe afite story yo ku ruhande kuntu imeze, urumva? Kandi ikindi kintu imbara namufashe Nambanda ntago tuzi n'ahari. Bivuze ngo ni gute managinga umuhanzi akazima, cyo ko wara managinze rwose wikure mu murongo. Aba manager nemera mu gihugu cyo mu Rwanda, umuntu witwa Ishimwe Kerema n'umuntu witwa Alexis Muyoboke nibo aba manager nemera mu gihugu cyo mu Rwanda. Mwemera bitwa nubura na Nyirisibo Radio na Nyirisibo TV witwa Jado yeze ku managinga ko umujyana ama Bruce Melody, nawe ni umuntu nemera ko agubitekerezo bizima, kabone naho mwamutari kumwe ariko ukaba wazakomeza, sibyo? Abandi ndi kwemera ni umuntu witwa Coach Gayeri, ni umuntu witwa Kenny Mugaro nawe uri muraza mu kibuga neza. Bisobanuye kivuze ngo hari urwego rw'aba manager hakaba n'urwego rw'abantu baza kuri ifoto ku bahanzi. Icyo navuga kuri Badrama ijambo rya mbere nakuvona nshaka wena yita nkuvaho no kuri igicucu, urumva? Hari umugani baduciraga cyera uvuga ngo utazi ikimuhatse. Badrama sinzi ubwenge bucyagize, yibagirwa igihugu yavukiyemo, igihugu cyamureze. Ndamubwira ngo nibyo uvuga ngo yaraje rwose afite umufungo, afite amafaranga menshi, sibyo? Arazashinga icyitwa The Man, nubwo wenda we yagiye afasha benshi tutazi irengero ryabo, ariko byibura twabonaga mu gihe yarare twabonaga yuko ari ibintu ushobora biri ari kugenda nyine agera ku rwego yifuzaga cyangwa se ku nzozi ze, kuko nabanze bamwe na bamwe agendaga bashyira ku rundi rwego. Icyo gihe yabifashijwemo igihugu cy'u Rwanda yavukiyemo, yego, sibyo? Bivuze ngo igihugu cy'u Rwanda cyahaye amatu witwa Badrama, kiramutamika kuva mu buto, igihugu kirakorera, igihugu kiguha umutekano, ugatinyuka ukaza imbere ya kamera ugasebya igihugu cyakubyaye, urumva? Ukaza ugasebya abayobozi b'igihugu cyacu dukunda. Bivuze ngo nta bwenge na buke ubugira, nta bwenge. Baravuga ngo umwami yahaye amata ngo nimba ari bo ngo bagize gute. Bivuze ngo Badrama barabyicira muvugaho, gusa umenye yuko uri igicucu. Badrama umenye kuri igicucu. Ntago numva ko ikiganiro wakoze n'ibintu wakoze wa mugani warishyuwe ubwenge buke buriya burushya amaguru, ko warishyuwe go turabyemera ngo warishyuwe kugira ngo uzusebye u Rwanda. Amazina ntabwo yarayazi neza, yarishyuwe kugira ngo azasebye u Rwanda, urumva? Ariko ikintu gihari nuko wagize ubwenge buke, kugambanira umugongo waguhetse, kugambanira igihugu wavutsemo cyakoreze kikaguha uburere kikaguha n'umutekano. Biriya bintu nge ntabwo nabishimye nangwa nanabikunze. Yego. Ubwo rero King wari uri mu mbwira uti Badrama yarahemutse, twigeze kubona Badrama akorana none live avuga ngo showbiz yo mu Rwanda cyangwa music industry yo mu Rwanda imeze nk'ikimoteri, ngo yaroshyemo amafaranga menshi ngo ariko ngo ntiyayabona. Bivuze ngo byatangiriye muri kiragihe. Reka rero aho iyo uvuze ngo music yo mu Rwanda, showbiz yo mu Rwanda, Badrama ubundi ayibamo. Icyo gihe yari ayirimo. Ega ari ibintu mwe mutazi, sibyo? Badrama mwamumenye gihe ki, Badrama mwamwibagiwe gihe ki, sibyo? Nakubwiye ngo
mani umuntu akubwira ngo nje managing abahanzi kano kanya Alex Muyoboka aracyahagaze ku mwanya wo kuba ari manager we byose mu gihugu cyo mu Rwanda urumva kano kanya uwitwa Ishimwe Kerema aracyari muri Kina Music aracyazana hari umupeteje bundi yazanye yitwa ngo nimba ari Freeman inde wakoranye indirimbo n'uwitwa Neringabo bizo aracyahagaze mu mwanya we mwiza wo kuba tunganya music wo kuba supporting abahanzi nyarwanda ariko so mu kuvuga ngo music nyarwanda ngimeze nk'ikimoteri ahubwo ubwenge bwawe bushobora gutuma ushora kubera yuko utanamibare washyizemo ugashya business nyinshi zirahomba rega business nyinshi zirahomba munashinga iduka ejo bundi agasanga byahombye bivuze ngo ushobora no kuza muri music cyangwa se muri showbiz nyarwanda ukayishoramo ukisanga wahombye ariko nago bivuze yuko hari abantu kano kanya bakijijwe n'ibyo bintu sinajya nkubwire babandi baritse gusobanura basige ba managinga gusa ndabaza ntago twabatinda uragira ngo we avuga ngo nawe ngo music ni ikimoteri yavuze kuri yabasebeje music y'u Rwanda biranyene no gusebya no kumvikanisha yuko uzi cyane showbiz uzi cyane music nyarwanda kandi nyamara ntacyo yize ahubwo n'abantu waje ufata bayikurushaho amakuru kuko kuza ugafata uwitwa Safi Madiba witabira amaguma inshuro zingahe abakurusha IQ abakurusha ubwenge kuko waraje usanga azagakino azagatendo azi kuno bino bintu bikorwa urumva rero kuza ugafata umuntu nka Kwinca waje nawe witabiriye ibyo biro wagize gute ukazwa mu managinga nawe bakurusha cya kibuga ahubwo bukwiye kuvugutira inge wakabaye umuhanzi bo bakamanaginga ufite amafaranga kamba amafaranga ba managinge ubundi nko muri Nigeria ubundi tusibye bino biba mu Rwanda tukumva yuko kuba umuntu yagira manager ari wa muntu umushoramo ibiceri hoya ubundi ari n'umuntu ugira manager umuhanzi ugira mu manager we akari wa mu manager ushinzwe gutekereza cyangwa se no kureba imibare ye ukavuga ati nabara wandi nyine ukora mufuka ngo ugera ukora indirimbo hoya kari wa manager uvuga ngo niba twitabira ibitaramo amafaranga avuyemo turayakontrola gute turabyaza iki turashora uwo ni mu manager rero sibyo kuba mu Rwanda twe twumva yuko kugira manager ngo umuntu nguranshora mu mafaranga nicyo kintu cyatuje manager ubundi ni umuntu ushobora kukureba akavuga ati kora ibintu gutya amafaranga manager urumva mushaka muzajya no mu bari mu mahoteli akomeye ntago manager bari nyiri kintu sibyo manager ni wa muntu uzukareba inyungu zinjiye agakontrola inyungu zinjiye akanareba n'uburyo cy'ikintu kiri buze kwinjiza yego no cyo ngicyo bisobanura King urakoze cyane kuri iyo ngingo reka duhite tunyarukira muri none turacyari muri showbiz muri hano mu Rwanda twabonye uwitwa Dumba akora live ikomeye cyane arimo abwira Irene amubwira ati Irene uri umugome ibintu unkoreye Imana izambabarire ikunkubitira umunyafu Irene umufata ute muri showbiz nyarwanda Irene nge ntago najya muri ayo matiko mumbabarire Irene muri irinda habi cyangwa se muri Dekayi nko mwabivuze ni umurigende n'umuntu nubaha cyangwa se nubaha muri no showbiz nyarwanda cyangwa se no mwitangaza makuru ariko bisobanuye ko na Dumba no yenda mwubaha kandi bano bantu kari babiri bakora umwuga cyangwa se imyuga yabo iratandukanye bose tubabona muri inonda industry tubamo ariko bose bagize gute baratandukanye Irene muri ndabi ni umunyamakuru twamumenye bonye kuri The Choice yakoze ku radio yagiye atandukanye Irene afite igitangaza makuru cye MI Empire ariko nanone Dumba nayo ni social medias influencer sibyo ndetse akaba n'umupromoter bivuze ngo umwe ashakira maramuko n'amarongo muri views yakuye mu bantu sibyo undi agashakira maramuko n'amarongo mu gupromoting ibintu runaka ubwo numvishe Dumba yakana ngo ngiye no showbiz nyikora kubera urukundo ngo nago nagatinzemo amafaranga natwe kuba tuyikora n'urukundo ariko tubijyaza amafaranga bura nago wakora ikintu udakunze sibyo ikindi kintu niba tujya tubona uposting ngo te Bruce Melody cyangwa se The Ben ngira amafaranga yo wama yarashize kugira ngo bora in promoting igere kure bisobanuye kivuze ngo buretse n'ibyo na TikTok nawe usigaye ujyeho cyane mu minsi yashize nabonye batangiye kujya uyizana n'abahanzi muri mabwira ati muyoboke inzira yo gusabiriza birangwa byita gusabiriza bigezwe gusa byaranane nko kabyaramwe nuko no kureba aba legend bakadufasha bisobanuye ngo nawe ubwe hari kote showbiz mutunzeho kuko amafaranga akura kuri social media cyangwa se akura mu bahanzi n'abantu bagiye batandukanye na amafaranga yamufasha kubaho ari mu gihugu cyo mu Rwanda bivuze ngo ngicyo nabonye nuko wenda umwe ashobora kuba yarakinnye n'akazi kundi muntu uwitwa Emile nakoresha ikiganiro uwitwa Yamano mu gihe hari saga ivuga yuko hari abanyamakuru cyangwa se social medias bapostinze bakwirakwije video rukoza soni
y'umuntu witwa Yamano Yego. sibyo kino gihe uwitwa Yamano yagarutse ku muntu witwa Dumba Yego. avuga yuko uwitwa Pazomani yafashe video Akayohereza ayihereza Dumba. uwitwa Dumba iki gihe uwitwa Yamano yakoranye ikiganiro na Irene Murindahabi ndetse Yamano agaruka kuri Dumba ndetse anemeza ijana kuri yuko iyo video ihari yahawe Dumba ariko iturutse kwa Pazomani ikintu cyaje kuba kibabaza uwitwa Dumba yatanze fact yanga no kubitenda wenda avuga ati nta kundi wenda ubwo showbiz zo mu Rwanda barayizi byange bikunda bimaze igihe kinini aza amashyara abamo abazijaruzi zibamo aza iki bigenda bivamo n'ibyivangamo yaratuje araceceka kugeza igihe ubwo urukiko rwategekaga yuko uwitwa Pazomani arekurwa ahubwo ba Jihad n'abandi bari kumwe bagatabwa muri yombi ndetse n'uwitwa K John wari warafunguwe by'agateganyo nawe agategekwa kuba yagira gute yafatwa akongera akagira gute akajya gufungwa iyo myaka 3 uwitwa Dumba rero akimara kubona yuko uwitwa Pazomani bamusohoye kandi amakuru yarahari yavugaga yuko Pazomani yasharinze video iva muri phone ye ijya muri phone ya Dumba basanze Pazomani nta hantu yigeze sharinga iyo video byari sona yuko na Dumba iyo video nayo yabonye ariko Irene aragenda bakora ikiganiro we na Yamano ikiganiro kiragenda gigira views ibihumbi nka 300 Dumba ntabyaze gusanye kabagure kino kintu wenda Dumba aranabivuze urumva ari undi muntu ushaka kuzabaho urumva njazagira umuntu mu video rukoza story mwoka hazagira umuntu ma video rukoza soni muri phone yanjye ngo urayinyoherereje nakubeshye nyine uzakwitangira kuko be biri seriye yagiye yibonamo abane iturutse kwa soyi kiturutse kwande ubimenye nzatanyana mwene rwose mwoka byaramwe giye kubona mbona video ngiyi tuyifungurane tuyirebe utanga kuri rib urumva kuko urumva ikintu Dumba hano bamushinzaga cyangwa se ikiganiro cyakozwe na Yamano na Irene Yamano avugaga yuko Pazomani yafashe video sharinga kwande kwa Dumba urumva Dumba ashobora no kuba atarigeze anayisaba urumva ko nimba yaranamugezeho simbizi ashobora no kuba atarigeze anayisaba ariko kubera ko abantu bazi yuko wenda ari umwinfluencer ari umuntu munini muri showbiz umuntu yayigwa akata amusunikira rero ndabasabye muzayime ndabinginze nyibona uyimereje ubwo nyine uzamenye yuko zahita nkuhamagara tujyane kuri rib tuyirebane mu bwene dore n'uyu muntu wayimaye sinzi bikubiyemo katurebane hamwe ubwo nicyo nabibwirira kuri Irene Murindahabi rero yego Irene Murindahabi nago ari Dumba wenyine umuvuzeho nabi nago mvuze guhemuka kuko Irene Murindahabi na hantu twari twahurira nta kiganiro wari wama sibye umunsi umwe twahuye nabwo ngira ngo naragusuje ndikomereza twari twagiye muri match y'abanyamakuru bisibo ndetse n'abakozi n'abanyamakuru bisibo ndetse n'abari muri equipe technique cyangwa se barabana bakoresha amakamera y'igitangaza kamakuru cyitwa Isibo nibwo nawe n'umuntu witwa Emirene nabwo aje kureba match bisanzwe Irene nta twe twahurira nta kiganiro twe twakorana yewe nta muntu utifuza kujya kwa Irene Murindahabi akiza muri iki kibuga akwana nakwandikiye ntunsubize cyangwa se nkandikira uriya mu cameraman wawe nimba ari Hussein wenda tukagana we nandi bijyanje nawe tugena cingari bya danje ariko nta kintu cya danje nziranyeho na Irene nje nago najya kumushinza ubugome cyangwa se ububyo unyumve neza ariko nanone iritavuzwe umwe urumva umugabo ngagize uku yorora impyisi ikirakana yajya yigendana mu muhanda abantu bakamubwira bati nyamara iyo mpyisi zakuye umugabo agira ukabaza ya mpyisi ati se koko uzangika koko nkuko babivuga impyisi aravuga ngo jya utinyira itavuzwe umwe kandi koko impyisi yaje gukura iramugiga sibyo bivuze ngo nagari Dumba wenyine twumvisha avuga kuri Irene avuga ko ari umugome urabyibuka kuri saga Bosco impano ku muntu witwa Pastor Claude bavuze yuko witwere nabo kubisa ama striker ndetse ashingiye ku mafoto bakoreshaga kuri thumbnail ndetse kubita striker hafi yo kubasibishiriza ama YouTube channel yabo bivuze ngo nagari Dumba wenyine tubonye uvuze ku muntu witwa Irene kandi Dumba mu masaga yivangamo rwose muri saga Dumba yivangamo sindamubona yivanze muri saga zitangaza makuru ubwo nimba Dumba aje kuvuga ngo warahemutse kirejya wikontorora ikiganiro kimuzeho Irene nago rega nago duhakanye yuko Irene atari gukora inkuru nanjye yamano kiragiye yama ikiganiro na nayi kuza akavuga ati Dumba byagenze uko nabana kabambwira ngikora ikiganiro tahita imeze fresh natambure imeze fresh ariko nk'umunyamakuru w'umunyamwuga
nk'umunyamakuru mukuru, nk'umunyamakuru usobanukiwe ibyo urimo, ukaba uzi neza yuko Dumba nawe ari umuntu mukuru kandi ari umuntu munini, ukaba ufite nimero ze za telefone yewe munavugana nk'uko yabivuze. Ikindi kintu yaraguhaye n'ibiganiro, ujya na Canada yarakwakiriye, ntabwo wari ukwiye gukora inkuru yumva yuko irimo irabambisha umuntu, umusebya, umubeshyera, ntunafate fone ngo umuhamagare, ahubwo ukazabona igihe cyo kumuhamagara umubwira ubusa uti Vestina na Dorcas basohoye indirimbo wabatwikiye. Urumva bivuze ngo nimba icyo kintu cyarabayeho, kuko man njye nabonye amarira uwitwa Dumba yarize kuri live, man yararize bimwe biteye ubwoba, aravuga ati mana ndagusabye, dore ni mu kwezi kwa Ramadani musabye nkwinginze Irene umumanire kandi bimube hamenye yuko ari njye Dumba wagusabye nimba uri Imana koko. Yego nandi ndimo nkubaza ibintu byinshi cyane ubinsubiza neza. Naho muri no minsi hari umunyamakuru yitwa Eminyawe yagize gutya akora ikiganiro kuri Alex Muyoboke, akomatanyijemo na Deben bose cyaperi na Melody akubita hasi. Ibi bintu wabibonye gute nk'umuntu nabonye muri team ya Deben ushobora kuba waramufanye? Twabonye n'utu video kuvuga ngo muri team ya Deben iby'amatimu mubishyire ku ruhande, ahubwo arimo mushaka uko showbiz nyarwanda itera imbere, mureke tuvuge ukuri kuri muri showbiz. Nicyo kintu gikenewe cyonyine, sibyo? Iby'amatimu mubishyire ku ruhande, kuko kano kanya umusana ari kuza akagwa amafaranga ugenda uvuge runaka, ukaza ukamuvuga ukanamusebya ukamuharabika, amafaranga ukayakenyerera akagutunga wenda ukwezi, ariko numenye neza yuko uri muri ica music yazaza. Kano kanya abapeteri kuzamuka ngo ni bacibu, dore indirimbo zabo mwarazagaritse. Witwa Kevin Kade afite indirimbo yanze kuzuza miliyoni, bande babitwa ba Kenisoro basohoye indirimbo haje gushya kuzuza miliyoni, byari intambara. Urumva bajuru kizenja baradropinza out, ariko indirimbo gupushinga byaranze kubera iki? Ibintu by'amateka abantu baba barimo. Bifu ni ngombwa ni nziza pe ntacyo bitwaye, ariko mureka tuvuge showbiz ukiri. Eminyawe birabaje biteye n'agahinda. Yoranze mu kibuga numvaga bavuga ngo Eminyawe ntago yize. Urumva ariko ngiye ngaba nzi yuko buri umuntu ashobora kugira akunda no kuvuga ati Eminyawe nta bwenge agira. Ibyo nago mbizi ni Kasuku nyine ubivuga. Nge naje numva bavuga ngo Eminyawe nago yize, niko ninje mu kibuga numva bavuga. Ariko nge nareba na judging na control ngavuga ni kwiga wenda bishobora kutaba ikibazo cyane mu gihe umuntu ari talented, wenda afite n'ubwenge karemano, sibyo? Yego byaba bibaje biteye n'agahinda kugira ngo umuntu koko icyo kintu kimuvugwa kiba ari icyanyacyo, ariko n'ubwenge karemano bukabura, sibyo? Nago numva kuntu Eminyawe yafata iminota 40 akitereka ikiganiro agamije gusebya, agamije guharabika no kuvuga nabo umuntu witwa Alex Muyoboke. Sibyo? Papa w'umuziki Alex Muyoboke umuntu uza akamuvuga nabi yumvuga ko abarinjije. Buriya tujye duha respect abantu bafite ibintu bakoze. Alex Muyoboke mu mushinza yuko ngakenywe nta mafaranga agira, nta mafaranga ashora muri music nyarwanda, ariko ibintu Alex Muyoboke yakoze n'igihe yabikoreye kano kanya bo batangiranye bose bararambaraye, bariyukanye bivuge neza. Alex Muyoboke yagize uruhare mu kuzamura abitwa ba Dream Boys, nubwo baje gutandukana tukabona witwa Platini nawe aragiye yifatiye kan wifatiye witwa Neringabo amakubise mu kizuru ndibazanira yaje Dream Boys ya kabiri. Urumva witwa Alex Muyoboke yafashije Dream Boys kuzamuka. Witwa Alex Muyoboke ni wafashije Tom Close kuzamuka, arabivuza avuga ngo nge na David bayingana twajyaga muri Uganda tugiye gushutinga indirimbo y'umuntu witwa Tom Close, dufite udufaranga duke twahembwe byibura tugafata n'ibihumbi 10 tugaterateranya, ariko video igakorwa ikavamo. Ngira ngo iyo myaka murumva kuntu hari kera. Alex Muyoboke yafashije buri Alex Muyoboke gize no kumanaginga uwitwa Yamano n'abitwa Aruto n'uwitwa Aruto muri TV Music mbati music ni bari iki. Urumva uwitwa Alex Muyoboke yafashe uwitwa Sharina Nina, nubwo mu bamushenza ngo basigaye bari bari ukuntu ufata umwana nyine ukamurera akubikanga nyine bikanga to uko ntacyo tabaye kano kanya kuba ngenzi Sharina Nina, sibyo? Cyangwa se n'undi muntu wese abaze kuba batari gukora naga ari ikibazo cya Alex Muyoboke, nubwo ari ikibazo cya management, ni ikibazo cyabo kuko nago bigeze bakora music ngo twange kuyumva, nubwo bigeze bakora music nk'aba promoter twange kuyipromotinga, sibyo? Ahubwo ikibazo cyari ni icyawe wenda asanga ari mu zindi nshingano. Alex Muyoboke turetse n'ibyo kano kanya ari muri team management y'umuntu witwa Deben. Ibi nk'umuntu kubisubiramo, sibyo?
ari muri team management y'umuntu witwa The Ben. Bivuze ngo ushobora kutubaha umuntu ariko ukamwubahira byibura ibigwi yakoze. Niba zakubeshya ko amafaranga ashobora gutuma wubaha umuntu. Urashobora kuba ufite amafaranga ariko ntumwubahe. Ariko bitewe n'ibikorwa yakoze n'ukuntu wateye n'ukuntu agenda n'ibikorwa n'ibyo avuga ukamwubahira icyo. Bivuze ngo Eminyawe yagize imyitwarire itari myiza. Nyawe urumva njye ari abantu bigeze kumbwira hari ukuntu gashaka kuba yarishyuwe na team imwe rero bakaba bafite ngo mission yo kuba yasenya indi team. Nayo magugenda byumva n'umumotari wanjye barangwa aravuga ati kingira bara ntago bizi. Hari umuntu witwa Eminyawe shaka kuba yarishyuwe na team imwe akaba ari gusebya indi team. Ushobora simbizi tu niba muri za miliyoni 8 numvisha simbizi ashobora kuba yaragendeyemo. Kingira ntabwo nagutumiye hano kugira ngo tuganire ariko ntiwagenda ntakubajije ku muhanzi w'umurigendi witwa Kitoko Bibarwa uherutse gusohora indirimbo nziza ariko indirimbo ikaba itari kumvwa cyane nkuko byari byiteganyijwe hano mu Rwanda. Indirimbo ya Kitoko Bibarwa impamvu itari kumvwa cyangwa se nkuko mu gito uko nguko Kitoko aracyakunzwe. Igikundo yari afite mbere yuko ajya mu Bwongereza ni nacyo yagarukanye no cyari ku byinshuro nyinshi agarutse mu Rwanda. Kitoko impamvu indirimbo ye itari kuva yibingwa nta nindi mpamvu ahubwo nuko twe twamaze kuvuga ngo tugiye kwiyumvira imiziki yabaje itafungara gitosa bikahita birangirira aho ngaho. Urumva Kitoko afite indirimbo yitwa Eva ni indirimbo icurangitse neza ubundi kano kanya ntago wayumvira urubyiruko rwose ngo wumve bivamo. Ni indirimbo nyine yumvwa n'abantu bifite amafaranga bica hano batuje nyine babakambwe babasaza bafite ibitekerezo bizima. Kitoko indirimbo afite irimo irarebwa ku rwego rwayo. Sibyo ku rwego rwayo irimo irarebwa. Mbona no gusaba n'abanyarwandakazi mugende muyirebe muyisharinge mumukunde ko mwamukundaga kera munarugaragaza urwo rukundo mumufana mumwubaha ubibiri gupfira hehe. Sibyo icyo nabwo nta kintu mugere murendi umuntu witwa Kitoko ni indirimbo nziza ifite video nziza yakozwe n'umuproducer witwa Roda hariya muri 155 EM kandi Roda muramuze ni nyir'ubugenge. Bivuze ngo Kitoko afite indirimbo nziza mbasabye mbinginze nakambye nka King Ira mugende murebe iri ndirimbo. Nabyo uruko igikundo cyangwa se no kuba Kitoko akunzwe arakunzwe. Ejo burajya muri Genesis. Genesis ubundi ni show yamaze guca amazimwe mu gihugu cyo mu Rwanda twese turabyemera. Ariko nisho ishya cyane bitewe n'abantu n'abatumirwa bafite bari buze guhostingiramo imbere. Sibyo usibyo kuvuga ngo wenda hari abanyarwenya ba Rumi ba Muhinde bande birabyo birasanzwe. Ariko abatumirwa bandi bafite bari buze kugirana ibiganiro mu ijoro nyine mu gihe ya show bari butereke kuri Genesis. Yego niwe himbaraga kwituma Genesis ikubita ukuzo. Ejo muri Kitoko ajyayo ngira ngo mwabonye kuntu abantu bitabiriye. Birabikwereka yuko ari umuntu munini. Bikwereka yuko ari umuntu munini. Niba ari umuntu ushobora guhostinga aho ati Kitoko nzamuzana muri ka Kigali. Ka Kigali ni sare yuzuzwa n'abantu 3,000. Abantu bagakubita abanyamakuru bakaza gushaka views n'ibindi. Izo ngo ni umuntu munine nta nimaka rwose twakirirwa tujyaho Kitoko kuba ari umuntu munine n'umuntu munine. Ahubwo se hari umuntu nabonye kira karirimbo kununga urukundo n'indwara agiye kona mbona umunyamakuru nemera nubaha cyane uhitwa Babu Rwanda agiye muri trip ejo abagufatiye umugore wa Rusine barajyana. Kubona abanyamakuru ibitangaza makuru aba blogger aba social medias ati Babu Rwanda nurashimusa umugore w'abandi ashimusa umugore wa Rusine. Nyakumva numva Baba ari kuvuga ngo wamwita mama O. Ubwo papa we ni Rusine ubwo Rusine ni papa O. Ariko njya kumva witwa Baba aravuze ngo nje nshobora kuzaba papa Z. Urumva ubwo nakavuga ngo na mama O akavuga ngo dushobora kuzabyarana Z yanyuguti hera. Yabaza ni se Babu Rwanda wo kabyara we. Bimwe bagushinzaga byo kuba